Reka twongere tubaramutse mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya aho muri hirya no hino mu miryango yanyu, tubasuhuze kandi tubaramutse mu izina rya Yesu. Ni umwanya mwiza tugiye gukomeza twigira hamwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge mbere yo kuvuga insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe muri uyu mwanya. Data wa twese uri mu ijuru ryera, urakoze soko y'ibyiza, uri umugira neza kandi uri umunyembabazi. Tugiye gukomeza twiga ijambo ryawe, turakwinginze Data mwiza ngo wemere kubana natwe. Imigisha n'amahoro wasezeraniye abagukunda ubiduhe, maze ubwiza bwawe bwimikwe mu mitima yacu tubishimire izina ryawe. Tugusabye tukwinginze kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha bwo kuturemurura no kuduhindura abana bawe by'ukuri mu izina rya Yesu. Amen. Twongere tubasuhuze kandi tubaramutse mu izina rya Yesu. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ijambo tugiye kuganirira hamwe tugiye kwigana ijambo rivuga ngo kubaturwa ku byaha tugahinduka abana b'Imana. Niryo jambo tugiye kuganirira hamwe. Turasaba buri wese utwumva muri uyu mwanya kugira ngo arisengere kandi Imana imufashe aryumve neza. Tugiye kuganira iryo jambo, kubaturwa ku byaha tugahinduka abana b'Imana. Mu by'ukuri umuntu yavuye mu biganza by'Imana ari mwiza kandi yaraboneye, ariko icyaha kimaze kumwigarurira no kumutsinda yahindutse imbata y'ibibi, aba umunyabyaha kandi kimugota ku buryo adashobora kwinyagambura mu maboko yacyo. Nicyo cyatumye Yesu aza kugira ngo imbaraga z'ikibi zari zarananiye umuntu atashoboraga na gatoya kwikiza no kwivanamo, yongere kubona uburenganzira n'imbaraga biturutse muri Kristo byamubashisha gutandukana n'ibibi agahinduka umwana w'Imana. Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana mu gice cya mbere duhereye ku murongo wa 10, ariko twihuse cyane, ariko reka duhere kuri uwo wa 10. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Aba bari bamaze kwakira Yesu Kristo, ariko barabyawe bafite ukuntu bavutse, bafite ukuntu ababyeyi babo bababyaye, bakavukira mu moko yabo, bakavukira mu miryango yabo. Bahisemo gusanga Yesu, bari bahisemo kugira ngo bahinduke ubundi bwoko. Ntabwo bari kongera kubarirwa mu bisekuru byabo, cyangwa ngo bongere kubarirwa mu moko yabo, cyangwa ngo bongere kubarirwa mu migenzo n'amahane n'imico mibi n'inzangano n'amatiku bagiraga mbere batarakira Yesu Kristo. Nk'uko wapfuye n'uwazutse badasa, niko wabyawe n'Imana. Uko umuzima n'uwapfuye badasa, niko n'uwabyawe n'Imana adasa n'umunyabyaha ruhagwa utarahinduka. Mu gitabo cy'Abefeso ibice 2 umurongo wa 1 haranditse ngo, namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzereze y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Aya ni amagambo agaragara kandi akomeye cyane, aho Pawulo agereranije imibereho y'ibyaha no mu gituro, kandi agerageza imibereho yo guhinduka no kuzuka. Niyo mpamvu Petero ubwo hari mu isaha ya 3 y'umunsi ahagaze imbere y'inteko nini yari gutangarira abujujwe imbaraga y'umwuka wera, yababwiye amagambo akomeye, arababwira ngo namwe muhindukire, mureke gukora ibyaha. Guhindukira
ni icyerekezo umuntu yari arimo, iyo akivuyemo akareba mu kindi cyerekezo. Iyo bavuze kubyarwa ubwa kabiri, ni ugupfusha uko wari uriho ukongera ukabaho mu bundi buzima. Iyo bavuze kuzuka, ni ubuzima bw'imibereho y'ibibi yagereranijwe no kuba mu gituro ukongera ukabaho nk'uwazutse. Ndetse ntabwo ari iyo mirongo gusa navuga, ndavuga mikeya yindi ihari. Reka nsome n'undi murongo umwe, nsome mu gitabo cya Petero, ariko ntarasoma mu gitabo cya Petero, ndasoma mu 2 rw'Abakorinto. Nsome mu 2 rw'Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 16, mwumve uri muri Kristo Yesu uko ababaye. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Abantu bafite amasekuru menshi, dushobora kubara ibisekuru byinshi by'abasogokuruza abo dukomokaho, ariko ahangaha baravuze ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twabanje gutekereza Kristo, ariko none ntitumutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo Yesu ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ryayo ry'umwuzuro. Ndumva iyi mibereho n'ubu buzima Paulo yigeze kubigaruka bibaganiriza Abaroma, avuga ngo ibyo twiratanaga mbere yo kwakira ubutumwa bwiza ngo nibidukoze isoni uyu munsi. Ndagira ngo tuganire turi kurebera hamwe kuriya kuvanwa mu bubata bw'ibyaha no guhindurwa n'imbaraga y'Imana y'ubutumwa bwiza. Mu gitabo kimwe mfite hano cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2, ndasomamo amagambo akomeye ahanditse. Aravuze ngo dukwiriye iteka guhora dukoresha imbaraga, ni paje 118. Dukwiriye iteka guhora dukoresha imbaraga ihindura, izahinduka imbaraga yeza kubatuzengurutse. Iyi mbaraga ikiza kandi gaha abantu ubwenge yabaye nkeya. Benshi bivanze n'abisi maze basangira nabo umwuka wabo n'imbaraga yabo, kandi kuba inshuti n'abisi byabatandukanije n'Imana. Kristo abari imbere h'urugendo rw'umunsi wose, ntibagishobora kumva ijwi rye ryo kubaha inama no kubaburira. None bakurikiza ubwenge bwabo n'imitekerereze yabo, bakurikiza imigendere ibagaragarira nkaho ikwiriye mu maso yabo, nyamara amaherezo ikaboneka ko ari ubupfapfa. Imana ntizemera ko umurimo wayo uvangwa n'imikorere y'abisi. Abantu b'isi b'incakura kandi bagakurikirana inyungu, ntabwo ari bo bagomba kujya mu myanya y'ubuyobozi muri uyu murimo ukomeye kandi wera. Bagomba guhinduka cyangwa se bakajya muri uwo muhamagaro uhura no guhengamira ku gukunda iby'isi kwabo, kandi udafite aho uhuriye n'iby'iteka ryose. Ijambo ry'Imana ritugaragariza aya magambo ngo yuko abantu b'Imana iyo bahisemo kuba nk'abisi, bajya bahinduka abantu batumvira inama za Kristo, ntibumvira kubura kwe, bakurikiza ubwenge bwabo, bagakurikiza imitekerereze yabo, bakurikiza imigendere ibagaragarira nkaho ikwiriye mu maso yabo gusa, nyamara amaherezo ikaba igaragara imbere y'Imana nk'ubupfapfa. Abantu benshi bavuga ko bakiriye ubutumwa bwiza banze guhindurwa nabwo. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 1 hari aho ijambo rivuga ngo muhindurwe n'imiburo, murongo 23. Imiburo ikibibereyeho ni uguhindura abantu, ikabaha icyerekezo gishya cyo guhinduka abana b'Imana. Hariya twasomye amagambo akomeye cyane ngo iyo abantu banze gukurikiza Imana, bihitiramwe gukurikira inama z'Imana, bahinduka abantu bagendera mu nzira zabo z'ubupfapfa. Imana ntiyongere kuba umujyanama wabo kandi ntibe umugenga w'imico yabo. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo
cy'ubutumwa bwatoranijwe paje 132 umugabane wa 3 haranditse ngo twakomerekejwe kandi twanduzwa n'icyaha, none se twakoreke ngo dukire ibibembe byacyo. Twakomerekejwe kandi twanduzwa n'icyaha, none twakora iki ngo duhindukire dukire ibibembe byacyo? Igihe bikigushobokera kubikora, boneza urusengero rw'umutima wawe, urukuremo kwandura kose, hanyuma umurebe kuri ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niba usobanukiwe n'ubukene bwawe, tugatakaza imbaraga zawe mu gutinda kuri ubwo bukene cyangwa kubabazwa nabwo, ahubwo reba maze ubeho. Inshuro nyinshi abantu benshi ntibasobanukiwe ko ari abakene n'impezamajyo mu by'umwuka. Bafite gukiranuka bihimbira kandi bemera ubwabo kudashobora kwemerwa n'Imana, maze uko gukiranuka kwabo kukababuza gusobanukirwa ko ari abatindi n'impezamajyo. Maze ugasanga ni nka wa muntu ujya hariya ntasobanukirwe nuko ameze, ugasanga ari umuntu w'umutindi mu by'umwuka, ariko uzi neza ko yemewe n'Imana, ariko ari we witeye vi. Mu by'ukuri kuri iri jambo barakomeje ngo Yesu niwe mukiza wacu wenyine, nubwo miliyoni nyinshi z'abakeneye gukizwa bazanga imbabazi atanga, ariko nta n'umwe mu biringira ibyo yakoze azareka ngo arimbuke. Iri jambo rirakomeje ngo kuki wanga kuza kuri Yesu ngo aguhe uburuhukiro n'amahoro? Uyu munsi ushobora kubona umugisha. Satani akubwira kuri impezamajyo kandi ntacyo wakwimarira. Ni ukuri uri impezamajyo, ariko mwereke Yesu maze umubwire uti mfite umukiza, ndamwiringira kandi ntabwo azatuma nkugwa n'isoni. Neshereza mu izina rye, niwe gukiranuka kwanjye kandi n'ikamba ryanjye ry'umunezero. Ntihagire rero umuntu n'umwe uraha wumva ko ibyo byarangiye nta garuriro bifite, kuko atari ko bimeze. Bishoboka kugaragara ko uri birashoboka kugaragara ko uri umunyabyaha kandi ko ibyawe byarangiye, ariko ibyo nibyo bituma ukeneye umukiza. Kenshi guhinduka no kwikosora biragorana, cyane cyane ko iyo umuntu atemera ko ari umunyamafuti, ntiyemere ko ari n'umunyabyaha, ndetse n'umurwayi utemera ko ari umurwayi biragoye kumuha imiti. Iyo ataraba yandembe abaganga bashobora gutera ngo bayitere itumva, nangwa bayinyuzemo za sonde itagishoboye kugira icyo yimarira. Niko bimeze no kumutindi w'umunyabyaha utasobanukiwe neza n'ikibazo cye, ntasobanukiwe n'ibyo abura, kandi akabaho yumva tuje aguwe neza, nangwa akaba afite ibyaha. Mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu, igitabo cya mbere mu cyigisho kivuga iby'umutima nama, kivuga ko iyo umuntu agenda abangamira umutima nama we buri gihe bigirigihe ugeraho ugahinduka igititigiri. Yaje abwirwa ibyaha bye n'amafuti ye akayarengera, maze agahinduka intavumera n'utagira icyo amaze, maze ijambo ry'Imana rikabura icyo rimumarira, bitewe nuko yamenyereje umutima we kugenda wuhohotera akoresheje kutumvira inama z'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ahamagawe ngo ave mu byaha, ntabwo aba agomba kumvira inama ze, cyangwa ngo yumvire ibitekerezo bye, cyangwa ngo yumvire ibyo yibwira cyangwa ibyo bagenzi be bamuvuga, ahubwo areba kuri Yesu ngo arebe uburyo yanduye. Kwera kwa Kristo niko kutugaragariza ko turi babi kandi tugatungana, ari uduteye ve. Ndagira ngo buri wese abyumve neza, ntabwo dutungana turi kuvuga ngo ibyo nkoze biramaze Imana ize yabyemere, nangwa ngo ndatunganye. Oya, ijambo ry'Imana rivuga ritya mu gitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2, ndahasomaho amagambo magufiya maze nkomeze nsoma amagambo ahari. Ravuze ngo nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ukiranukira iyamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose, kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirushe cya Mose, kuko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Ndagira ngo
hepfo gato ku murongo wa 4, kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko ariko ndashaka ku murongo nari maze gusoma, Yesu ariwe ntumwa n'umutambyi, nicyo gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru mukwiriye gutekereza Yesu ariwe ntumwa n'umutambyi mukuru. Mu gitabo bita mu gitabo kiri hano cyitwa mu gitabo kiri hano cyitwa kumenya Yesu neza, handitseho aya magambo akurikira: kumenya Yesu neza pour mieux connaître Jésus-Christ, ku page yaho 158. En donnant aux hommes un exemple de ce qu'ils doivent être et faire, Jésus, le rédempteur du monde, n'a pas eu une vie facile. Igihe Yesu yatangaga urugero rw'ibyo abantu bakwiriye gukora, ari we mucunguzi w'isi, ntabwo yanyuriye ku rugero rworoheje. Hepfo, dans le ciel, Jésus était le chef. Sur cette terre, il fut un serviteur. Mu ijuru Yesu yari umutware, ariko aje mwese abo umugaragu. Ça se prendre, supporter les privations et mener la vie d'un pauvre. Ntiyiganyiye, yihanganiye kuba umukene kandi agira imibereho ya gikene. Une s'en donna pas Orix comme le font beaucoup de ceux qui prétendent être ses disciples. Yesu ntiyigeze yishyira mu bintu by'umunezero nkuko bamwe bavuga ngo nabigishwa be bajya bigenza. Chercha nullement son plaisir. Ne chercha nullement son plaisir. Yesu ntiyigera agashaka ibyifuzo bye ku giti cye. Sezeze, ntabwo Yesu yashakaga na rimwe ibimugwa neza n'ibimunezeza cyangwa ibyiyumviro bye bya kamere. Ses avantages, ntabwo yishakiraga n'inyungu ze. Le phénomène de douleur, habitué à la souffrance. Yari umunyamibabaro wamenyereye, yari umunyagahinda cyangwa se umunyamibabaro wamenyereye intimba. Sa vie fut caractérisée par le renoncement à soi-même et exprimé dans cette prière. Imibereho ya Yesu yarangwaga no kwiyanga, kandi yagaragariye muri aya magambo Yesu yavuze aboneka muri Zaburi ngo ndaje kandi nje gukora ibyo ushaka. Iyo abana b'Imana bahindukiye kwemera kubyagwa n'imbuto y'ijambo ry'Imana cyangwa bakabyagwa n'ubutumwa bwiza, bagomba kuva mu migenzo n'ibyaha byabo nk'ikigayitse, bakaba ubwoko bwite bwa Kristo. Ndetse hano bavuze ijambo rikomeye cyane ngo le Christ est notre modèle. Yesu ni urugero rwacu. Abamukurikira bose ntibakwiriye ne marcheront pas dans les ténèbres. Abakurikira Yesu bose ntibazigera bagendera mu mirimo y'umwijima. Tuzabasanga mu mahirigo, tuzabasanga mu nzangano, tuzabasanga mu matiku, tuzabasanga mu guhigana amafuti n'ibyaha, uzabasanga mu gukiranuka, mu kugira neza, mu mbabazi, mu rukundo. Niyo mibereho y'abakiriye uwo mukiza. Ravuze ngo le Christ a manifesté le caractère de Dieu au monde. Icyazanye Yesu yerekanye imico y'Imana mu isi. Nguko uko Yesu yarameze. Il a dirigé sa vie de telle manière que les hommes furent obligés de connaître qu'il avait bien fait toutes choses. Yaje mu isi kugira ngo abantu bamenye neza ko yaremye byose. Umuremyi w'isi yari umucyo w'isi. Yari umucyo w'isi. Nsimbukiye hepfo gatoya, Yesu asoza umurimo we yavuze ngo narinze amategeko ya data. Ceux qui suivent le Christ regarderont toujours à la loi parfaite de la liberté. Abakunda Yesu by'ukuri cyangwa se abamukurikira by'ukuri bazagendera mu mategeko y'Imana atera umudendezo. Ese ni gute amategeko y'Imana ajya atera umudendezo? Amategeko y'Imana yamagana ibyaha. Abana b'Imana bakaba muri Yesu bakabonera muri wihumure n'umudendezo. Ariko iyo abantu babaye mu bibi, bakaba mu byaha, bakagendera mu gukiranirwa, Yesu Kristo akabura icyabamarira kandi bariho, ntabwo bavuga ngo bahinduwe n'ubutumwa bwiza. Igihe intumwa zatangiraga umurimo, ijambo ryatangije ni ijambo rivuga ngo nimuhinduke. Igihe Yesu yatangiraga umurimo muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 15 yatangije ijambo rivuga ngo nimwihane. Buriya kwihana biragorana, kuko umuntu wese bamubwiye bati uri kwemera ibyaha byawe, ati yego, ati ngaho ihane. Ikibyiru
kwihana ni ukwica ibyiru. Ikiru cy'icyaha ni ukugisabira imbabazi no kukireka. Ariko iyo umuntu yumva asaba imbabazi kandi ari bukomeze uko yari asanzwe, yakwemerwa n'Imana. Ati iyo dusomye mu rwa mbere rwa Petero ibice 2:5, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima. Aravuze ngo Bibiliya iyi nyura mu bandika bereka umurongo w'ubuzima bakwiriye kugenderamo, kandi abitandukanije n'isi nibo bahinduka abana b'Imana. Ariko nyamara hari bamwe bavuga ko ari abakristo. Iki gitabo cyasobanuye amagambo ateye ubwoba ku ipaji ya 152 yavuze amagambo akomeye cyane ngo nyamara hari bamwe bavuga ko ari abana b'Imana ngo ariko bameze nk'amabuye asongoye, barasogota, bafite indimi zica, bafite ubwenge bubi kandi budahuza n'Imana. Avant de pouvoir être dans le glorieux temple de Dieu, ils doivent passer dans son atelier. Aho mbere yuko wemerwa kubibuye ryubatse ku rusengero rw'inzu y'Imana, ugomba kubanza wanyuzwa mu ruganda kugira ngo ubanze ucongwe ahasongoye. Mu gitabo cya Mose yaravuze ngo nzabageresha timazi. Timazi ni umugozi ugera uha abafundi kumenya ikiri ku murongo n'ikitawuriho. Niko binameze ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riragera maze ibirenze ku rugero bigakatwa. Niko bimeze, ibirenze ku rugero rukwiriye bigakatwa, ibibura bikuzuzwa. Ntabwo ijambo mu ijuru ari haleluya na amina gusa ngo turirimbe twumve biciyemo wasigaye dutegereza ijuru. Oya, hari ibigomba gukatwa. Hari abafite indimi zananiranye, hari abafite imico mibi, hari abarwaye vuga uko abafaransa bo babivuga ngo hari abarwaye diarrhée verbale cyangwa se abarwaye impiswi y'amagambo, aravuga akavuga n'akari murore. Abandi ugasanga afite amagambo yicana, abandi kubana nabo ni uguhora wigengesereye, abandi kubana nabo nabahora nabanyamaganya, nababuze ibyiringiro, nabahora bazamura inzangano, namatiku, nabahora baregana, nabahorana imanza, nabahorana gucotorana, nabahorana amahirigu. Bene abo bose bakeneye gushyirwa hafi ya timazi, ibirenze bigakatwa. Niyo mpamvu ntabwo kwizera dukeneye kuba dufite kandi kwemerwa n'Imana ari uko dushimirwa n'abayobozi bacu b'idini cyangwa bizera bacu muri rusange, cyangwa uko twitekerezaho ko twaba turi beza, ahubwo no kureba niba icyo twakoze cyemewe na Bibiliya cyangwa se kidaciriweho iteka na Bibiliya. Ni bibiri, ni akiba kiri mu mategeko Bibiliya yategetse cyangwa se kabitagiciraho iki kwiteka. Ibyo niba nta kibazo akaba Bibiliya nta rubanzi gucira, uratinyuka mu maso y'Imana. Ariko benshi babwira ibintu akakubwira ngo nta rubanza nge numva mfite, nta rubanza numva nciriweho iteka, ngewe nta rubanza mfite. Akakubwira ko yumva nta rubanza afite, ariko Bibiliya yo yarumuciriye. Ukibaza se none Bibiliya iburite kugucira urubanza? Niba Bibiliya yaguciriye urubanza, utegereje nde wundi urugucira? Umuntu yarananiranye mu itorero, umuntu yarananiranye mu muryango, umuntu yarananiranye mu rungano, umuntu yarananiranye mu mudugudu. Atariko ngewe nta muntu ncira urubanza, ataba bose nukuba nabi. Mu bandi 132 y'ubwayo mwananiranwe nayo iragucira urubanza, ariko wowe ukemera ubwo wiciriye gusa, hanyuma uzishakire n'ijuru. Rero mwumve ijambo rikomeye riri hepfo. Aravuze ngo mbere yuko abantu bagomba gutunganywa, bagomba guhinduka amabuye aboneye kugira ngo baje ku nyubako yera. Cette œuvre de préparation en vue des temples célestes se poursuit sans cesse pendant le temps de grâce. Uyu murimo wo gutunganywa ngo ubibuye rikwiriye kubakwa ku nzu y'Imana n'umurimo uri gukomeza gukorwa muri iki gihe cy'imbabazi. Nous sommes tout naturellement enclins à suivre notre propre voie. Buri muntu wese ahora wagamiye mu gukurikiza ibyiyumviro bye.
abantu benshi cyane ibyiyumviro bye nibyo baba bogamiyemo, ariko mu by'ukuri nusome tunatirerema aravuze ngo mais car la grâce agissante de Christ s'empare de nos cœurs nous demandons. Ariko iyo ubuntu bw'Imana bugeze mu mitima yacu ntabwo bugomba kudusiga ubusa, nguko budusanze budusige buryo. Iyo ubuntu bw'Imana bugeze mu mutima w'umunyabyaha abaza iki kibazo ngo Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mwami, ushaka iki ngo ngikore? Nta muntu ushaka kwihana ufite umutima n'imibereho byanduye, n'imico inanirana, n'imibereho ihanda, n'ubuzima bw'ubukorotanyi, n'imibereho isa n'iciriweho iteka n'ijambo ry'Imana, maze ukibwira ngo uri amahoro. Iyo ijambo ry'Imana uvuze ngo wararyemeye, nta muntu ukwiriye kumera ngo ubutumwa bwiza n'ijambo ryayo rikumenekeho, rimere nk'amazi amenwe ku ibati cyangwa kumbata. Mu by'ukuri iri kunkumura amazi yose agatumuka, nangwa ibati ukabona rirumutse. Ariko umuntu w'Imana ijambo ry'Imana rigeze wajya avuga ngo mwami ushaka iki ngo ngikore. Car l'esprit de Dieu travaille en nous. Nous sommes conduits à agir selon les bons plaisirs du Seigneur. Iyo umwuka w'Imana akoze ku mutima w'umuntu, buri muntu wese aje yumva agize icyifuzo cyo gukora iby'Imana ishaka. Ubu niwe muntu ubuvuze ngo nahinduwe. Buriya iyo mu Barome igice cya 15:15-16 uze nk'ubutumwa bwiza n'imbaraga ikiza, nuko bigukiza bwa burwayi bwa bumuga ya miterere, avuga ngo twebwe iwacu, oya twebwe iwacu irapfa, twebwe iwacu irapfa. Gukariha kwawe uvuga ngo gukomora kuri so na sogokuru nibyo, ntabwo tuzagira mu gitabo kimwe eri nawe taravuze ngo ntabwo umuntu ajya umukristo ngo azimize ubumuntu bwe, ngo azimize ubumuntu bwe uko imiterere yawe ngo ihindukiye mugenzi wawe. Oya, ahubwo buri muntu asabwa kwigana no kwisanisha n'abandi kugira ngo agendane nabo. Ariko ntabwo uzatekereza ko abantu bazaba babaye beza ari uko icyo uvuze cyose bavuze ngo yego, icyo hakanye cyose nabo bagihakane, icyo ututse cyose ngo nabo bagituke, icyo wemeye cyose ngo nabo bakemere. Oya, turi Bibiliya, turi n'urugero. Urugero ni Yesu. Iyo umuntu ahindutse umurongo ukurikizwa nihagenje hate, handitswe ngo uko niko Uwiteka avuga, umuntu akabigenderaho. Maze uwari umutukanyi, dusubire mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngo wari umutukanyi arahinduka akaba umuntu uvuga amagambo meza. Uwari umusinzi areka ubusinzi, uwari umusambanyi akareka ubusambanyi, uwari umujura akaba umwiringirwa. Uko niko guhinduka, niko kubyago bwa kabiri, niko kuba umwana w'Imana. Ariko mu by'ukuri Yakobo abaza ikibazo ngo mbese muri mwe intambara zivahe, ngo agasobanura ati biva hehe, kuko ibyo ari byo byose ntabwo byava muri Kristo. None hano yaravuze ngo les chrétiens doivent être des chevaliers de Dieu. Ils ne se soumettront jamais à l'esclavage d'un grand adversaire des âmes, mais s'uniront à Dieu pour recevoir l'inspiration de celui qu'ils aiment et qui est très élevé. Aravuze ngo abakristo bakwiriye kuba abana b'Imana, ntabwo bakwiriye kumvira ububata bwa Satani bw'umwanzi w'imitima yabo, ahubwo bazahinduka bifatanye n'uwo bakunda n'Imana bakunda, bazasa nayo yayindi yabahamagaye kandi kabashyira hejuru. C'est place au-dessous du brume du doute. Bazaba abantu batsinze ibyo gushidikanya, bazagira inararibonye nzima yimbitse kandi ngari irabagirana, kandi bazaba abantu boroheje basa na Kristo. Ngibyo ibigaragaza ko abana b'Imana bahindutse. Imitima yabo bazayishyira mu biganza by'Imana, bazaba bahishwe muri Yesu Kristo, bazaba ari abantu bashoboye gusuzugurwa, sera capable de supporter mépris. Nubwo basuzugurwa bazaba ari abantu batari nkogwa hato, batanduranye ubusa ngo baransuzuguye. Injili ntabwo arazaba ari abantu batukwa cyangwa bakavugwa nabi ariko bakabitambukaho nk'abatabireba. Aravuze ngo ntabwo bazahinduka abanyagahinda n'abagendana umubabaro, nubwo ibigeragezo n'ingorane byabibasira. Bazaba muri Yesu.
tout vrai chrétien sera fort non pas de sa propre force ou par ses mérites mais par la justice de Christ. Umukristo nyakuri ntazabagizwe n'imbaraga ze bwite, ntazihimbira gukiranuka bya bindi bamwe na bamwe bananirwa biremera uduhango bakagenda bishyiriraho utubwiriza biremeye ubwabo bagatekereza ko ari byo bibatera kwemerwa n'Imana, ahubwo bazahirimbanira kwemerwa na Kristo no kumwizera. Hepfo aravuze ngo la question n'est pas de savoir si vous êtes une grande ou une petite pierre, mais si vous êtes soumis à Dieu. Ikibazo si ukwibaza ngo mbese ndibuye rinini ku nyubako y'Imana cyangwa ndibuye rito, ahubwo ikibazo ni iki ngo mbese ndibuye ryiza, mbese numvira Imana yarantunganije ngaragaza ishusho y'ubwiza bwayo. Ese ngo ahepfo yaravuze ngo emerera umwubatsi w'umuhanga agutunganye agushyire ku nyubako ye uboneye. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ndagira ngo nsimbukire ku magambo ari ku ipaje yaho ya kino gitabo nihuta. Nsimbukire ku magambo ari ku ipaje yaho ya 220. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ikeneye ko twemera abakristo bemera kwibayobora. Il souhaite que les tendances héréditaires et naturelles de votre caractère soient émondées. Imana ikeneye ko abantu bavuga ngo uku niko navutse, iwacu ntibitujya dukorwaho, nikavukire yacu, nuko narezwe, niko ngewe nteye, ngewe simeze nkawe. Oya, ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ikeneye ko kamere yacu na murage wacu na kavukire yacu bikonerwa, soit émondé, bikatwa. Nta muntu ukwiriye kwicara hariya ngo avuge ngo uku niko nteye. Regardez constamment Jésus, en fait que l'empire de son esprit vous aspirez toujours plus haut, plus au caractère chrétienne. Aravuze ngo nimuhanga amaso kuri Yesu, muhanga amaso kuri Yesu kugira ngo murebe imico ya Gikristo yemewe, imico ya Gikristo yemewe. Maze nitumara kurabuka imico ya Kristo yemewe, bizagenda bite? Alors tous ceux qui sont autour de vous verront que le Christ vous communique son affection. Ntabwo uzaje ubwira abantu ngo erega ndi uw'Imana, ahubwo abakuzengurutse bose bazabona ko Yesu yagushyize mu rukundo rwe, agushyiramo kwicisha bugufi kwe, agushyiramo ubugwaneza bwe, agushyiramo impuhwe ze. Abantu bazabikubonamo. Ntabwo ukwiriye kugira ijuru we ubukristo bwemerwa nawe gusa. Abana b'Imana mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 3 nsa nurambitse aya ngaya gatoya, hari ijambo rigufi nsoma mu muzingo wa mbere ho gato. Navuze page ya 604 muhumve neza. Il y a beaucoup plus d'âmes qui désirent savoir comment elles peuvent venir au Christ que nous ne les pose. Aravuze ngo hari benshi cyane mu bakristo bajya bibaza ngo mbese Yesu namusanga nte, kandi ni benshi kuruta uko twe tubatekereza. Mwumva uko yavuze hepfo. Beaucoup déjà entendent des sermons du haut de la chair et s'en vont sans avoir compris comment trouver Jésus et la paix après laquelle il soupire. Benshi mu bakristo bajya bumvira ibibwirizwa ku ruhimbi bagasubira iwabo batabonye uko babona kuri Yesu, batabonye ya mahoro bahora basonzeye, batamenye ngo mbe Yesu umunyabyaha mubona ate. La prédication qui prêche le dernier message de miséricorde devrait se souvenir que le Christ, non, les prédicateurs qui prêchent le dernier message de miséricorde devraient se souvenir que le Christ doit être présenté comme le refuge du pécheur. Aravuze ngo ababwiriza ubutumwa buheruka bw'imbabazi nibabwire abanyabyaha niberekane Yesu nk'ubuhungiro bw'umunyabyaha. Beaucoup pensent qu'il n'est pas nécessaire de prêcher la repentance et la foi avec un cœur tout pénétré de l'amour de Dieu. Benshi bajya batekereza ko kwihana no kwizera atari bibwirizwa bigikenewe. None se
abantu niba batakeneye kubwirizwa kwihana no kwizera, babwirizwa iki? Abantu bakeneye guhinduka, abantu bakeneye kubyagwa ubwa kabiri, abantu bakeneye kubyagwa n'imbuto itabora, abantu bakeneye kumva ko kwihana no guhindukira bidakoze isoni. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 3 paji ya 193 yaranditse ngo yanditse amagambo akomeye cyane ngo hepfo ijambo nshaka kuvugaho ni rigufi cyane nko haruguru gato. Haravuze ngo prenons garde à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Nyabuna mwitondere buri jambo ryose riva mu kanwa kw'Imana. Cessez péché que s'en détourner. Cyaba ari icyaha kutita ku ijambo Imana ivuga. Les sauveurs suppliaient les égarés de revenir à lui. Uwite umucunguzi arahamagarira abayoba ngo bamugarukeho. L'homme qui s'humilie et confesse ses péchés en recevant le pardon, ses transgressions seront effacées. Aravuze ngo umuntu wicisha bugufi akatura ibyaha bye agahabwa imbabazi, ibyaha bye bizahanagurwa. Ndasubiramo, umuntu wicisha bugufi akatura ibyaha bye azahabwa imbabazi kandi ibyaha bye bizahanagurwa. Mais celui qui croit que ce serait une faiblesse de le faire ne pas être pardonné. Ariko umuntu utekereza ko kwemera amafuti n'ibyaha bye, akemera ko yakosheje, akemera ko yavuze ibitari byo, ko yatambitse ibintu, ko yayobye, ko yaciye mu nzira zitarizo, akumva ari ukwikoza isoni cyangwa ari intege nke, bene uwo ntazababarirwa. Hari abantu benshi mu matorero, hari abantu benshi hirya no hino batajya bemera gukosorwa, ahubwo aho guhangana n'icyaha cyangwa ngo bahangane no kwibeshya kwabo, cyangwa ngo bahangane n'intege nke zabo, cyangwa ngo bahangane n'imitima mibi bagira, ahubwo bagahangana n'ababakosora. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo bene abo ntibazababarirwa. Yesu ntiyaba umucunguzi w'umuntu utajya wemera amafuti ye. Ndabisubiramo, le Christ ne saurait être son rédempteur. Ntabwo Yesu yaba umucunguzi w'umuntu utajya wemera amakosa ye. Umuntu utemera amakosa ye ntabwo Yesu yamubera umucunguzi. Azabigenza ate ku munsi w'urubanza ubwo ibitabo bizaba bibumbuwe, buri we umucamanza ukomeye agasoma? Imana ntiyiba ari icyaha itabaze n'impamvu zagiteye. Niyo mpamvu Imana yo ntabwo igipfa kubara icyaha gusa, ahubwo igibara intandaro yagitewe n'iki, yakigambiriye ate, yagipanze ate, byabaye bite, ikakizana byose ikareba n'izo ngaruka zacyo. Niyo mpamvu mu byaha harimo ibyaha by'amoko ane. Icyambere ni icyaha cyaturutse ku burangare, ni icyaha cyaturutse mu ntege nke, ni icyaha cyaturutse mu ntege. Hari icyaha cyaturutse ku burangare, icyaha giturutse ku ntege nke, icyaha cyaturutse ku bujiji no ego, icyaha cyaturutse ku kutagira icyo bitaho, none ni icyaha cya nyuma, ni icyaha nkana. Ibyo niyo mpamvu Imana ibishyira muri kategori, mu nzego. Ariko icyaha kitagira igitambo nicyo cya nyuma, nicyo kiswe icyaha nkana. Icyo intege nke, icyo kutagira icyo witaho, n'icyo uburangare. Ibyo byaha Imana ibifitiye ibitambo kandi bene byo barababarirwa. Ariko ikibabaje giteye ubwoba ngo umuntu utekereza ko kwihana ari ikimenyetso cy'intege nke, Uwiteka ntazashobora kumubabarira. Ndihuta ngaruke mu Bihamya umuzingo wa 2 haravuze ngo mwumva aya magambo: nos pires ennemis, page 123, nos pires ennemis sont ceux qui cherchent à détruire l'influence des sentinelles placées sur le mur de Sion. Abanzi bacu ruhagwa kandi babi ni babandi bahora barwanye cyitegererezo cy'abakozi b'Imana ngo bakirimbure. Abona mbese umuntu w'Imana akaba ari umukozi ukiranuka kandi ukora ibyo gukiranuka, ariko abandi bakaberaho kubasenya, gukora ibinyuranije n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Satan travaille par ces gens,
Satani abakorana na bene aba bantu redouble des bajya bagakuba umuhati wabo selon un plan défini, igihe baba bafite n'imigambi isa n'ibigambiriye cyane, maze inforcurade, maze wajya gusanga ugasanga ibinyoma, ngo ibinyoma bya Satani n'uburiganya bye byahuranya amakontina, bikahuranya imigabane y'isi kugeza ubwo bifata n'itorero ry'Imana. Mu by'ukuri hepfo gato yaravuze ngo mu buryo buciye intege, mu buryo bw'inzira zitagaragara, Satani ajya akora ibishoboka byose ngo arebe ko yarengera ubutegetsi bwe, agashyiraho ibisitaza mu nzira z'abana b'Imana, afin qu'il n'échappe pas à sa puissance, kugira ngo batabona uko bacika imbaraga ze, et ne se rassemble pas sur les bannières de Christ. Kandi icyo Satani aba ashaka kurwanya no kugira ngo abizera badateranira munsi y'ibendera rya Kristo. Aya magambo ateye ubwoba cyane, akoresheje uburiganya bwe, akoresheje ububi bwe, il cherche à éloigner les âmes de Christ, aje akora ibishoboka byose ngo imitima yigize kure ya Yesu. Uwo ni Satani. Et ceux qui ne sont pas fondés sur la vérité tomberont immanquablement dans ces pièges. Kandi abantu badashoreye imizi neza mu kuri mu buryo budasimbukwa bazagwa mu mitego ya Satani. Ceux qui ne réussissent pas à faire pécher, ils persécutent comme firent les Juifs à l'égard de Jésus-Christ. Abo Satani azananirwa kugusha mu byaha, azabahagurukiriza akarengane kuko abayuda bibasiye Yesu. Aya magambo arakomeye. Abo Satani azananirwa kugusha muki mu byaha, azabahagurukiriza akarengane. Buriya abayuda bajyaga bakora ibishoboka byose kuko batari barabyawe ubwa kabiri, babona babuze icyo barega Yesu. Yesu yabura uwanena bati ni igisa, yanga kunena bati ni igisambo. Basanga Yohana we atarya bati uyu rero yajunjitswe n'abadayimoni. None ubwo umuti wabo wari uwuhe? Mwebwe Yohana ari mu butayu akirira inzige n'ubuhuru, bati uyu nguyu impamvu atarya nta na kamwe arya nta n'umugemurira, n'abadayimoni bamujunjitse, baraha yarajunjamye, abadayimoni baramwishe. Uwo bakabamugize bari Yesu ati rero ningiye werekana iki? Aho ageze agasangira n'abakoresha bikoro, aho ageze agasangira n'abakene, ati uyu we ni igisambo n'iruhujura, nta nubakiraze nta nabikagenza ate arengaho. Rero bana b'Imana dukuriye gusobanukirwa ko ababyawe n'Imana, babyawe n'imbuto itabura y'ubutumwa bwiza, babyagwa n'amaraso ya Kristo, bahumeka kandi bakayoborwa n'imbaraga y'Imana ibashoboza kuba abana b'Imana. Kandi kuba umwana w'Imana ntabwo ari ukuba umunyedini. Ibyo bintu bibiri tujye tumenya kubitandukanye. Kuba umwana w'Imana si ukuba umunyedini ukomeye ku mihango yaryo, ahubwo no kuba umwana w'Imana usa nayo mu mico. Iyo abantu bananiwe inzira z'Imana zikabayobera, bajya bihimbira gukiranuka bakagira ngo n'Imana ubwo bayishutse. Niko abayuda babigenzaga. Abayuda bananiwe kumvira amategeko y'Imana, maze bihimbira amategeko agoye, bakabuza abantu gucira hasi ku isabato, bakabuza abantu kuba yahungura n'agashaka inzara imwishe ngo arye, bakabuza abantu kuko icyaha baregaga bigishwa ba Yesu baciye amahundo ku isabato cyari kirimo ibyaha bitatu. Icyambere guca ihundo babigereranije no gufata umuhoro ugatema amasaka ku isabato. Kuyavunga babigereranije no kuyahura. Kuyaterera mu kanwa bagahekenya bakamira babigereranya no kubeta no gushigisha no kunywa. Iyo miterere yawo yatumaga nta n'umukene waza gukizwa na Yesu ku isabato. Ayo mategeko, iyo myemerere ya kinyamihango Yesu yarayavungavunze kuko itabaheshaga agakiza. Bariye bajabitse intoke mu mazi, Yesu ntiyazijabika, kandi yari amategeko bashyizeho. Bari baravuze ko nta wacishaka ku isabato ngo arye yishwe n'inzara, Yesu ararirya. Bamba bigishwa ba Yesu barayavunga kandi barayarya. Batekerezaga ko nta muntu n'umwe wafata amaturo yagenewe abatambyi ngo ayatabaze umukene. Yesu ashyira hejuru umukene kuruta ayo maturo batangaga buri munsi. Amategeko yabo y'idini Yesu yaravungavunze, kuri buri kimwe cyose arababangamira.
ariko ntiyabangamiye abayuda bigendereye, ahubwo yashyize mu bikorwa gukiranuka kwa se no gukiranuka kiranukira Imana, maze abatabigenderamo barababara. Niyo mpamvu nituba abana b'Imana tuzumva kunezeza Imana aricyo cyambere dushaka, no gukora ibyikunda aricyo twishimira. Mwumve, reka nihute kugira ngo tugere aho tuza gusoreza. Hepfo yaravuze ngo muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 yavuze ngo tujye twaturirana ibyaha kandi dusabirane. Iri jambo rirasobanurwa ngo chaque d'entre nous a commis des erreurs, c'est pourquoi la parole de Dieu nous montre clairement comment les réparer. Twese uko turi nta uri utarigeza akora ikosa nangwa icyaha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryari twereka uko twakosora aho twamaze gukosa. Nil ne peut dire que sa vie est exempte de fautes et de péchés. Nta numwe watera gatoke hejuru wavuga ngo imibereho yanjye izira amakemwa, izira ibyaha, izira n'amafuti. Mais ce qui compte, c'est notre attitude à l'égard de ses faiblesses. Ariko icy'Imana igibara imbere y'izo ntege nke twifashe dute, kugira ngo tujya gusoza mu byumve neza. Imbere y'izo ntege nke zacu, imbere y'ayo mafuti yacu twifashe dute. Aravuze ngo intumwa Paulo yakoze amakosa menshi cyane ashaka kuneze gukora ubushake bw'Imana, ariko igihe bambe kandi akibwira ko gufudika kwe kurimo gukorera Imana. Niko Paulo yarazi, akajya kwica abantu akagira ngo ubwo ari gukorera Imana. Ubwo buyobe Yesu yari yarabusobanuye muri Yohana 16 mugihe kizaza abantu bazabarenganya bibwire ko bari gukorera Imana umurimo. Ariko mu by'ukuri iri jambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ariko ubwo umwuka w'Imana yageraga kuri Paulo, umunsi umwe yamenye ibyaha bye, kandi mu by'ukuri agaragaza imbabazi z'Imana kandi ayishimira kumubabarira amafuti ye. Natwe twakoze ibyaha ndetse rimwe na rimwe twibwiye ko turi gukora neza, agir correctement, twibwiye ko turi kubitandamura. Hari abasenze bahagaze bazi ko bari gusenga Imana, hari bagiye bavuga nabi, bakanatukana, bakanangana, bagashenyikirana, bari mu mpaka nyamara zitirirwa imirongo ya Bibiliya. Hari amafuti n'amakosa byagiye bibaho, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyo kurengera Imana gikwiriye kwitwaza intwaro ya Satani. Nta muntu ukwiriye kuvuga ko ari uw'Imana ngo ashinyikire, yubaha abagore b'abandi asuzugura umugore we, akunda abana b'abandi asuzugura abagize umuryango we. Oya, mu by'ukuri natwe twagiye dukora amakosa twibwira ko turi dukora ibyiza. Mere jour ariko igihe tuzaba tumenya amakosa yacu, tugomba gucisha bugufi imitima yacu tukatura. Quel que soit le caractère du péché confessé, ubwoko bwari bwo bwose buvuzwe ko ari icyaha, ijambo ry'Imana rikabushinja ko ari icyaha, bugomba kwaturwa. Niba ari Imana wahemukiye, uzajya hiherereye uyaturire. Niba ari mugenzi wawe wagiriye nabi, uzagende umusabe imbabazi, Imana izaguha imigisha yayo. Ibi dukwiriye kubimenya kandi tukabisobanukirwa. Amagambo yanyu, ijambo rya nyuma niri ngo umwana w'Imana wese akwiriye kwibaza. Abafilipi 3:8 ijambo ry'Imana, Paulo yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Nibihe bituma umuntu ahomba iyo ahindutse? Icyambere nuko abaza ubushake bw'Imana kugira ngo abushyire mu bikorwa. Cya kabiri nuko areba icyo ni igiki nakora ngo mbe mpimbaje Imana, nacyakagikora. Je me suis engagé à servir mon sauveur avec une affection entière. Pisemo gukorera umucunguzi wanjye kandi maramaje n'umutima wanjye wose. Je regarde toutes choses comme une perte. Icyari cyo cyose kinyuranije n'ubushake bw'Imana guherungiye kugifata nk'igihombo. Nubwo naba nari ngifite mu inyungu kugira ngo nemego na Kristo. Ndashaka ibintu bikurikira, ndashaka ijuru, ndashaka ubugingo buhoraho, ndashaka ibyiza biruta ibindi, ndashaka Yesu wamfiriye ngo azampesha ubugingo. Aya magambo dukwiriye kuyumva neza. Nous ne pouvons prendre risque
nous ne pouvons prendre risque de commettre une erreur car des intérêts éternels sont en jeu. Ntidukwiriye gutinya kwigerezaho igihe turi kubona iby'ubugingo byacu biri mu kaga. Aya magambo ni nayo nsorejeho. Ntabwo dukwiriye gutinya kwigerezaho igihe iby'ubugingo bw'iteka ryose biri mu kaga. Igihe turi kubona turi hagati yo gupfa no gukira, iby'ubugingo buhoraho biri kuzimira, dukwiriye gufata umwanzuro utagishwa impaka. Abakristo ntabwo bazatinya gusekwa n'isi, ahubwo bazatinya kugawa n'Imana. Reka Imana idushoboze kuba mu ruhande rwayo, idushoboze kubatugwa ku bibi no guhabwa imbaraga yo guhinduka tuba abana b'Imana, kugira ngo tuhere imbuto zikwiriye abihannye mu izina rya Yesu. Amen.